Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turashima Imana kuri iki cyumweru tariki 4 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021. Rero turabaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Turabifurije mwese amahoro y'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 4, duhere ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Hano mu Gifaransa mu murongo wa 16 uravuga ngo approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Twegere intebe y'ubuntu tudatinya, dufite ubushizi bw'amanga, afin d'obtenir miséricorde, kugira ngo tugirirwe impuhwe, et de trouver grâce, kugira ngo tugirirwe ubuntu imbere y'Imana, pour être secouru dans nos besoins, kugira ngo dutabarwe mu byo dukennye. Muri iki gihe rero turimo bavandimwe, ni igihe twese abatuye isi turi mu bihe bitoroshye, umwe wese ku giti cye mu rwego rwe. Ingaruka z'ibiriho biraba ku isi, cyane cyane niyo ndavuga ku byerekeye iki cyorezo cya corona COVID-19, umwe wese mu rwego rwe aho ari hose hari uburyo bumwe cyangwa ubundi bimugiraho ingaruka. Ibyo rero ntabwo byigeze bireka itorero ry'Imana, kuko tuzi ko itorero ry'Imana, nubwo hari igihe umwami waryo ari we Yesu Kristo azaza kurijyana mu ijuru nk'uko amasezerano ye ari mu ijambo ry'Imana, ariko itorero riracyari mu isi. Itorero muzi ko rigizwe n'abantu bo mu Bayuda no mu banyamahanga batari Abayuda, bizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bakemera ko Yesu yababereye igitambo ku musaraba, igitambo gikura ibyaha, noneho bakemera kubabarirwa kubw'igitambo cya Yesu Kristo, umukiranutsi yagiye mu cyimbo cy'abanyabyaha, nk'uko umuhanuzi Yesaya mu gitabo cye mu gice cya 53 bivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri we Yesu Kristo umukiranutsi, kandi ngo imishishaguye gukubitwa kwe nibyo bidukiza cyangwa nibyo adukirisha. Ibyo rero bituma tumenya itorero rya Kristo niki rigizwe n'abande. Nabo bose rero bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo kubwo kubitangira ku musaraba, kuko Imana ntabwo yigeze isaba umuntu ngo atange ikiguzi runaka kugira ngo babarirwe ibyaha. Mu isano rya kera batambaga amatungo
noneho amaraso y'ayo matungo amaze kwicwa agashyirwa ku gicaniro, akaba impongano y'umunyabyaha watuye iryo tungo. Na n'ubu hari amadini amwe amwe ku isi agitamba ibitambo, ariko Bibiliya yo ivuga ko hageze igihe Imana izinukwa ibyo bitambo noneho by'amatungo, noneho bisimburwa n'igitambo kimwe rukumbi cyatanzwe rimwe burundu, aricyo gitambo cy'umwana w'Imana Yesu Kristo. Rero kuba mwizera bose rero abaha ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Abo rero nibo bagize itorero rya Kristo. Turiho turavuga hano, ririmo abantu b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, ndetse bakaba baturuka mu Bayuda ndetse no mu banyamahanga batari Abayuda. Uyu munsi rero itorero rya Kristo, ukurikije ibimenyetso birivuga bizerekana ko Umwami Yesu ari hafi kugaruka kurijyana mu kanya ko guhumbya, tushobora guhamya ko itorero rero rirasoza urugendo rwaryo muri iyi si. Ariko mu gihe ritarazamurwa n'Umwami mu mbaraga z'Umwuka Wera, risangira n'abatuye isi imibabaro, ibigeragezo, ibyago bishyikira iyi si. Na niyo mpamvu rero ibi bihe rero ntabwo byigeze bireka guhungabanya itorero ry'Imana, kubera yuko rigizwe n'abantu b'inyama n'amaraso. Na niyo mpamvu ingamba zifatwa hirya no hino ku isi zo kwirinda iki cyorezo zituma itorero ry'Imana ku isi mu bihugu byose, aho izo ngamba zifatwa, kandi birumvikana ni ngombwa ko zifatwa kugira ngo abantu birinde iki cyorezo. Ariko izo ngamba zituma na gahunda z'itorero nyinshi zihagarara, nk'amateraniro n'ibindi. Ariko icyo twamenya, ntabwo Imana yo bikoma mu nkokora, kubera yuko Bibiliya itubwira ko Yesu yasezeranye ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza ku mperuka. Aho ni mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 ku murongo wa 20. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza ku mperuka. Yesu rero ari kumwe natwe no muri ibi bihe bitoroshye, aho umuntu wese mu rwego rwe aho aherereye ariho arahangana n'ingaruka z'ibi bihe byatewe n'iki cyorezo cya korona. Ntavuze ibindi bigeragezo mu bice bitandukanye by'isi, ahari intambara, ahari imivurungano, cyangwa ahari ibiza. Rero turi mu bihe koko bitoroshye urebye mu mpande zose z'ubuzima bw'isi. Uyu munsi rero Imana iduhaye ijambo ridukomeza, ritumara ubwoba, riduhumuriza twebwe abiringiye agakiza gatangwa na Yesu Kristo. N'iri jambo rero batubwiye hano ngo dufite mu ijuru umutambyi, kandi umutambyi aserukira abandi imbere y'intebe y'Imana, kugira ngo mu cyimbo cy'ibyago, cy'urubanza n'ibindi byose bibi, Imana ihashire ibyiza. Mu cyimbo cy'urubanza ihashire imbabazi, impuhwe. Mu cyimbo cy'ibyago ihashire gutabarwa. Ngo rero ngo dufite umutambyi atuvugira mu ijuru. Mu Gifaransa bavuga ko il est notre avocat. Mu Kigiriki paraclete, avocat, umuvugizi, kugira ngo atuvugire imbere y'Imana. Turazi yuko
Yesu adusengera imbere y'Imana. Twebwe ntabwo dukeneye abandi bavugiza imbere y'Imana. Ntabwo dukeneye kunyura ku bamarayika no mu zindi nzira kugira ngo Imana itwumve, kubera yuko iburyo bw'isumba byose hari umuntu yitwa Yesu Kristo, umwe yitanze ku musaraba, umwe yatanze ubugingo bwe budafite inenge, agapfa, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, akigaragaza mu mwanya umwe mu bigishwa be barenga 500 muri icyo gihe. Uwo rero igihe kigeze yazamutse mu ijuru. Amaze kuzamuka mu ijuru ngo yicare iburyo bw'Imana isumba byose, nka avoka w'abamwiringira, umuvugizi w'abamwizera, abashize ibyiringiro byabo muri we. Ubwo rero dufite rero avoka, dufite utuburanira, utuvugira ibyiza imbere y'Imana, ariyo ya ntebe twumvise hano ngo intebe y'ubuntu. Ntabwo twebwe abizera Yesu twegera intebe y'urubanza, twegera intebe y'ubuntu. Turaza kwivugaho. Hanyuma ikindi gikomeye cyane rero benshi tutakunda kumenya, ntabwo ari Yesu gusa uri iburyo bw'Imana mu ijuru udusengera gusa. Muri iyi si hari uwitwa Umwuka Wera, le Saint-Esprit, the Holy Spirit. Yesu yamwise le Consolateur, umuntu ahumuriza, umufasha. Nawe ngo adusengera nk'uko Imana ishaka, ndetse akanatunihira iminiho itazwi n'umuntu ari wese, n'abamarayika ntibayirondora. Imana ubwayo niyo imenya uko umwuka dusengera n'iminiho. Ni ukuvuga ngo Umwuka Wera aradusengera nk'uko Imana ishaka, kubera yuko azi ibijyepfo by'Imana. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Urumva rero umwana w'Imana amaze kumenya ko mu ijuru afite avoka, afite umuvugira, umurengezi, umuburanira mu ijuru, umusabira ibyiza, umwifurije ibyiza, no mu isi akagira undi muntu nawe amasengesho ye yemerwa n'Imana 100%, ariwe Mwuka Wera, Umwuka w'Imana, akaba ari nawe Imana, nawe n'Imana muri butatu. Ibyo birahagije kugira ngo tumenye ko tutari twenyine. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo sinzabareka nk'imfubyi. Haleluya. Nuko rero muri ibihe bikomeye iri jambo riratubwira ngo kuko dufite umutambyi mukuru wanyuze mu byo twanyuze, ko yambaye umubiri nkatwe, akageragezwa nkatwe mu byo yabayemo, ariko kiretse ko atigeze akora icyaha, ngo niyo mpamvu abasha kutwumva uko tugeragezwa, abasha kumva akababaro k'umwana w'Imana. Ntabwo ari marayika twiringira atigeze amenya akababaro k'umwana w'umuntu, kuko we ntago yigeze asangira n'umwana w'umuntu akamero ke. Ariko Yesu yabaye umuntu 100%, niyo mpamvu ashobora gusangira natwe imibabaro no kudutabara mu bitugerageza. Noneho hano Imana ikatwemvita, ikaduhamagara ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Mu ijuru hari intebe y'ubuntu, ntabwo ari intebe y'urubanza. Mu masengesho yo kwizera ngo twegere intebe y'ubuntu. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo mu ntege zacu duhabwe impuhwe, imbabazi z'Imana zituzeho, kuko mwene Adamu acumura mu nzira nyinshi, mu bitekerezo, mu magambo,
mu ndoro no mu zindi nzira nyinshi, kuko ibisitaza umwana w'umuntu ibyitambika mu nzira y'umwana w'Imana, mu nzira y'umukiranutsi ni byinshi muri iyi si. Rero ngo kugira ngo duhabwe imbabazi, hanyuma ntibigarukiraho, ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu byo dukennye, ko twasomye mu Gifaransa ngo et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mu Kinyarwanda ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye, ni ukuvuga ngo mu byo dukennye. Muri iyi minsi rero dukennye byinshi. Mbere y'uko tuvuga ubukene bw'ibifatika, ibitunga umuntu, ibibeshaho umuntu mu buryo bw'umubiri, hari ubukene bukomeye cyane, hari ikintu dukeneye cyane kuruta ibindi, ni amahoro y'Imana mu mitima yacu muri ibi bihe aho ibintu byose byahungabanye. Dukeneye amahoro ya Kristo mu mitima yacu. Dukeneye ubuntu bwa Kristo butubashisha guhagarara aho imbaraga za kimuntu zitabasha guhagarara. Dukeneye ubuntu rero budufasha guhagarara muri ibi bihe tudatsinzwe n'ibigeragezo n'uburiganya bw'abamubi Satani n'ingabo ze z'umwijima z'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe dukeneye amahoro mu mitima yacu, kugira ngo ukwizera nyakwizera kuduhesha amahoro ava kuri Kristo. Hanyuma noneho tugakenera n'ubuntu bwe butubashisha guhagarara tudatsinzwe muri ibi bihe tutazi igihe bizamara. Hanyuma rero n'ibindi dukeneye mu buryo bw'umwuka, dukeneye rero n'ibindi rero bisanzwe by'ubuzima. Bamwe baratakaje akazi, abandi bizinesi zabo ntizigenda, ziracumbagira kubera ibihe bibi, abandi bararwaye cyangwa bararwaje. Rero ni ibintu byinshi cyane umuntu agenda ahura nabyo muri iki gihe. Uko ubukene bwacu bwaba bungana kose, inzira n'imwe yo gutabarwa muri bwo nuko dukwiye kwegera intebe y'Imana y'ubuntu. Dukwiye kumenya ko hari intebe y'Imana y'ubuntu igutegereje mu ijuru, kugira ngo nubwo uri muri iyi si mu kwizera uyegere mu masengesho, uyegere mu kumenyekanisha ibikubabaje, ibikubangamiye, ibikugose, ibiguteye ubwoba, ibigutsikamiye. Ibyo byose ubimenyesha Imana mu gusenga no kwinginga, bifatanije no gushima, nk'uko Pawulo abivuga mu rwandiko yandikiye Abafilipi mu bice 4. Rero uyu munsi ibyo unyuramo byose, ibyo uhanganye nabyo byose, menya ko hari intebe y'ubuntu, itari intebe y'urubanza, igutegereje kugira ngo ugirirwe imbabazi kandi uhabwe ubuntu bukubashisha gutabarwa mu byo ukennye byose, yaba iby'umwuka cyangwa iby'umubiri. Kimwe mu ntwaro Satani akoresha iyo ateye umwana w'Imana ni ukubanza kubaka igisika kimubuza kwegera Imana, ni ukubanza gusiba inzira ijyana kuri iyo ntebe. Benshi bakaba nta mbaraga zikibasunika gushaka Imana mu buryo bwo gusenga, kuko Satani yarabateye abambura kwizera bari bafite, none bagasigara birwanaho nk'abatafite Imana. Ndashaka rero kuvuga yuko ukwiye kumenya yuko gutabarwa kurahari, kandi kuri imbere y'iyo ntebe y'ubuntu igutegereje mu ijuru, kugira ngo utabarwe, uhabwe imbabazi, uhabwe ubuntu bugutabara mu byo ukennye, yaba iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri, ni ukuvuga iby'umubiri ukeneye mu gihe tukiri mu rugendo. Reka dusenge.
Umwami Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze kumva iri jambo riduhamagarira kwegera intebe yawe y'ubuntu tudatinya. Nimba hari intege nke, ngo kuri iyo ntebe hari imbabazi. Nimba hari ubukene mu by'umwuka cyangwa iby'umubiri, kuri iyo ntebe hari ugutabarwa, hari ubufasha. Urakoze mwami kuri iri jambo, muri ibi bihe bitoroshye, uhe umwana w'Imana wese, uhe abakwizeye bose kutemera Satani ngo abubakira igisika kibabuza kwegera iyo ntebe. Nabo bose batarakumenya Kristo, bagenderere wamurikire. Abantu bose batuye muri iyi si bamenye ko wabakoreye umurimo ukomeye cyane, watumye ukingura inzira igana hera cyane, ahari intebe y'ubuntu y'Imana. Kandi ko gutabarwa ni kuva iburasirazuba cyangwa iburengerazuba. Gutabarwa ni kuva ikusi cyangwa ikasikazi. Gutabarwa guturuka kuri iyo ntebe. Uwiteka Nyiringabo, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, mu izina rya Yesu ndakuzaniye itorero ryawe ngo rikomeze mu gihe nk'iki, kuzageza igihe uzagarukira. N'abatarakumenya ndabasengeye kugira ngo Mana ubagirire ubuntu, umucyo wo kukumenya, umucyo w'ubutumwa bwiza, umucyo w'ijambo ryawe ubagereho. Icyubahiro ni icyawe mu ijuru risumba amajuru yose, mu isi n'ahantu hose mwami waremye. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.